ndagusuhuje ndakwifuriza amahoro y'Imana wowe turi kumwe kuri channel Umuntu 7 TV aho uri waba uri mu Rwanda waba uri hanze yarwo mu bihugu bigiye bitandukanye ku isi aba diaspora abantu mwese mukomeje kutwereka urukundo mukomeje kutwereka ko turi kumwe mudushyigikiye muturi inyuma mudutenga mu bitugu Umuntu 7 TV ikomeje kubifuriza umugisha ndetse no kuronka mu mikorere yanyu ya buri munsi. Nongeye gushimira byimbitse by'umwihariko umuntu wamaze gukanda kuri subscribe, ku like akaba arize muri comment akadusangiza igitekerezo cye ndetse agasharinga inshuti n'abavandimwe. Nibutse umuntu utaragira akanda ko yakanda kuri subscribe, agakanda kuri like ndetse akajya hepfo muri comment akagira icyo yandika cyangwa dusangiza. Turi hano ngo tugirane inama, turi hano ngo twungurane ibitekerezo, duhugurane kandi uzirikane ko hari ushobora kuza yasoma igitekerezo watanze hakaba ari cyo cyamufasha bitewe n'igihe arimo cyangwa kikamwubaka kikamubera ikiraro gikomeye. Rero iyo tugiye no gutegura ikiganiro gikurikiye twibanda ku byo muba mwadusabye muri comment, bityo urumva ko ari ingenzi kugira icyo usiga wanditse. Uwo muri kumwe ni Malayika Kami Kevin, tugiye kuganira ku ijambo guhubuka. Guhubuka ni igikorwa ushobora gukora cyangwa amagambo ushobora gukoresha uvuga atagakwiye uyatewe n'amarangamutima runaka mu gihe utashyize ku murongo cyangwa se utateganije ku byo wari ugiye gukora. Guhubuka ni ikintu kitari cyiza cyane gikunda kuranga abantu muri rusange. Bamwe na bamwe bakunda kugaragaza umujinya, bakunda kugaragaza guhita bazamura amarangamutima yabo cyane. Hari igihe bakunda kwisanga bahubutse ku kintu runaka kitari gikwiye. Akenshi kizana ingaruka zitari nziza kuko ushobora kuba uri umuntu urakazwa n'ubusa, wiyiziho kurakazwa n'ubusa pe, ukaba mugenzi wawe mwanaganira akagutera sitori runaka cyangwa akakubwira ariko uzi ko iki wambaye kimeze gutya na gutya, wakumva atabivuze neza nk'uko ubyifuza ugasanga urabutse umututsi igitutsi kitari cyiza, umukubise ikintu runaka kiramukomerekeje. Iteka guhubuka bizana ingaruka zitari nziza. Ni byiza kuba wakwirinda ikintu cyo guhubuka ko cyakuzira cyangwa cyakubaho, kubera ko ntabwo uba uzi icyo kintu ugiye gukora ingaruka zacyo. Wowe y'amarangamutima arakuzamutse, arakubwiye ngo ukubitiye umuntu kubera iki yakubwira gutya na gutya, yagusuzuguye, ugahita wimajina, ugahita utekereza ukavuga ati anciye amazi, ntabwo yari akwiye kuvuga ibi bintu aka kanya, ntabwo yari akwiye kunkora gutya. Ugatangira ugatekereza ikintu kitari cyiza, uretse no kugitekereza ukisanga wagikoze kandi uzi neza ko hari uwo kiri bubangamire, bisa nkaho ari ukwihorera cyangwa kumwereka ko nawe urenze ku ruhande rwawe. Si ibyo ngibyo gusa, ntabwo guhubuka kenshi bizanwa nabwo n'uburakari byonyine. Ushobora no kuganiriza umuntu, ugahura n'umuntu runaka ugasanga akubwiye ibibazo bye, akubwiye uko amerewe, akubwiye ko bitameze neza, hari icyo akwifuzaho, murahuye, ntabwo yaguhamagaye ngo akubwire gutya na gutya, igihe n'iki nzaba nkeneye iki n'iki bimeze gutya ngo aguteguze. Oya, murakubitanye, akumvisha uburyo yagushakaga, akumvisha uburyo byacitse. Wenda ufite amafaranga runaka yo kujya guhaha cyangwa yo kujya kurangura ikintu runaka, cyangwa hari umuntu ugutumye, cyangwa wari uvuye guhembwa, ufite gahunda z'ukwezi ko zipanze ibyo ugomba kuba wakora. Ugize amarangamutima runaka, uravuze yo reka nguhe, ugasanga wangije ikintu runaka cyari
gikwiye kuba cyakorwa, wenda ntushishoje, ntutekereje ngo urebe neza kuko n'ibyo umuntu ari kukubwira ari ukuri, ntiyakubwiye, ntiyaguhamagaye, ntiyakwishakiye ngo akubwire uko bimeze, ngo nawe utegure urebe ngo iki n'iki nzagikora ubu bimere gutya na gutya. Biba byiza cyane rero iyo ugiye gukora ikintu wateguye kurusha guhita ukora ikintu ako kanya kubera ko numvishe banyeretse ikintu udafitiye ubuhamya neza, kuko hari igihe usanga akenshi wihutiye kuba wagikora wenda bakubeshya cyangwa ari umutekamutwe runaka. Ni byiza rero kuba wategura ikintu ku murongo kandi no kuba watekereza ku cyo ugiye gukora runaka, ingaruka ziri buzane ukuyemo ibyo ubona ako kanya. Kandi n'ibyishimo bijya bituma umuntu ahubuka. Ushobora kuhubuka rwose iyo umuntu akagukorera ikintu kikakunezeza. Ku bantu bagira amarangamutima menshi azamuka vuba, ku bantu batazi guhisha amarangamutima yabo, ugasanga umuntu akorera ikintu urishimye, kiragushimishije, ugezeho umugabiye inka cyangwa umugabiye inzu yawe, umugabiye iki, icyo kintu runaka ugabye nicyo kintu uzi ko mu buzima bwa buri munsi kikubashisha kubaho, ukigabiye mu ruhame, nta handi uzakora ikindi ngo ukimuhe ibyishimo, bigatuma uhubuka ugakora ikintu utakagombye gukora. Cyangwa ugasanga wiyemeje guhita uvuga ati akira izi nkweto, akira uyu mupira nambaye, akira, ese urataha wambaye ubusa, ese urataha wambaye ibirenge. Ni byiza cyane ko ibyo igihe twaba turimo cyose bitewe n'amarangamutima tuziye mabi cyangwa meza, dutekereza ku byo tugiye gukora, dutekereza tugasubiza amaso inyuma, ese iki kintu ugiye gukora cyari gikwiye cyangwa ni aka kanya ko mba nagikora. Waba urakaye ukibaza ese ubwiwe n'iki ko uwo muntu atakuziho bwa burakari, avuga ati oke ngiye kumwiyenzaho, ndabizi neza ko ari buhite ankubite hano, ari buhite amvuna ukuboko, ari buhite amvuna ijosi, ari buhite ankubita kiriya kintu afite, kubera ko bagusomyemo bwa burakari, kubera ko bazi ko ukunda guhubuka ku kintu kikubayeho cyose kitari cyiza, ushobora guhita ukora ako kanya udatekereje ikindi cyo kwihorera. Ntabwo ari byiza. Wenda aragushakamo amafaranga runaka, umuvuzi aragushakamo kuba wajya gufungwa, hari undi muntu wakugambaniye se, arashaka ko muri mu kazi, barabizi ko uri umuntu utari sociable, uri umuntu utazi kuganira, uri umuntu utazi kwihangana, bavuga ati uriya igihe twashatse kumwirukanisha tuzatera burage tumuvugeho, niyo batavuga izina wabona bari kukureba, wabona bari guseka, ukavuga ati oke njye muri kuvuga, njye mwicare kanze mbereke, ugasanga umeneguye ibintu mu kazi, nicyo kintu bashakaga, bashaka ko bakwirukana. Ubibwiwe n'iki? Bakuziho kwa kutihangana. Ni byiza cyane kuba twakwisuzuma, kuko inshuti tubana nazo mu buzima bwa buri munsi hari aho ziba zizi imbaraga zacu nkeya ziri mu bintu bisanzwe, akaba azi neza ko uri wa muntu ashobora gutuka ugaseka ukamwereka ko ntacyo bivuze. Barabizi ko icyo bashobora gukora cyose nta kintu cyaguhinduraho, ariko mu gihe bazi kote febure yawe cyangwa imbaraga nkeya zawe zitari nziza ziri, bazazikoresha bashaka kugukoresha icyo bifuza. Ntabwo wabasha kuba wabananira. Ni byiza cyane kuba twatekereza tukibaza ikintu tugiye gukora muri ako kanya se kirakwiye, ugategura ukibaza ukavuga ati oya, niba ari n'uwo muntu muya akakubwiraho ati tuzongeye kubona iki gihe, kubonana iki gihe n'iki, ngiye kubitekerezaho, ngiye kubyigaho, ngiye kugushakishiriza, uko nawe ubwo ugatekereza n'ibyo bintu bikwiye, ndetse nawe ukibariza amakuru. Waye ushobora kuba ashaka kugutuburira, ashaka kukubwira ibidakwiye, ukamenya ifatizo ry'ibyo ugiye gukora. Umuntu yakurakaza, ntutindane nawe, niba wizi ubwo burakari, shingura ikirenge aho wari uri, uhagarara ahandi, ubanze uturishe ubwenge bwawe. Nyuma nuba uri umunyembaraga umaze se kuki wakoze biriya, cyangwa we ubone aje gusabye imbabazi
imbabazi. Niba wiyiziho ikintu cyo guhubuka ku kintu runaka, uburakari utazi kwihangana, gerageza uhinduke, kuko burya bwa burakari ko kundi ugaragara, umuntu ashobora kukuvana aha akakujyana aha akoresheje hahandi azi ko udashobora kwihangana, agakora ikintu kandi kikakubabaza, kikakugiraho ingaruka zitari nziza, nawe uzi ko wihoreye. Ntabwo ari byiza. Rero tugerageze mu bintu tugiye gukora twirinde, kuko hari igihe usanga n'ingo zibipfa kubera iki wakoze iki n'iki, kuki tutabiganiriye, kuki tutagize gute, ugasanga uteje ikibazo, nyamara si byari byiza ko wa mugani ugikora wenyine, kubera gishobora kuzanira ingaruka wowe ndetse n'abawe kitabasize. Ni byiza cyane kuba twaturisha ibitekerezo, kuba twaganira, kuba twakwirengagiza ibyo bibaye ako kanya. Waba uzi ko udashoboye kwihangana, va aho ngaho. Niba uzi neza ko cya kintu gikunda kukubaho cyane gitewe n'abantu runaka, isuzume utekereze ko urebe niba bataramenye ko cya kintu kikubabaza ariho bahera bagukubita, kugira ngo wumve ububabare muri wowe burushijeho. Isuzume, gerageza umenye uburyo ugihindura, gerageze umenye uburyo ukigabanyiriza, ugabanya ubukana muri wowe cya kintu. Isuzume, wirinde gukora ikintu wahubutse, wirinde gukora ikintu ako kanya kitari kiri mu byo wateguye, kuko isaha n'isaha ntawamenya, kizana ingaruka mbi, kizana ikintu kitari cyiza. Rero ni byiza kuba buri muntu wese yaba wiyiziho guhubuka cyane, wiyiziho guhita afatiraho gahunda atari afite, ko yajya abanza akazitegura, ko yajya abanza akoroganiza ibintu bye neza ku murongo, kuko ntawe uzi ejo bundi umutego utegewe muri cya kintu. N'umuntu ubonye afite uburakari, umwegere mu gihe yacururutse, umubwire ati buriya ushobora gukora iki n'iki, buriya ushobora kwisanga akoze iki n'iki. Ni byiza ko uwo mujinya, ubwo burakari ugomba kuzagenda ubucurutsa muri wowe. Umuntu ugaba ibyo adafite kubera ibyishimo agahubuka akavuga, mbwira ati buriya ni byiza kuba wakwishima, yego, ariko ukamenya uburyo ugiye kwitwara mu byishimo byawe, ukirinda kuba hari ikintu watanga uzi ko udafite ubushobozi, cyangwa uzi ko nawe ubwawe utagitunze, no kukibona bishobora kukugora. Ni byiza cyane kuba twagerageza kuyobora amarangamutima yacu runaka, kwirinda guhubuka ndetse no guturisha ibitekerezo, kugira ngo ubone ko ibyo uri gukora bikuye muri ako kanya, cyangwa byari igeno ry'ako kanya. Murakoze cyane, ndabashimiye cyane abantu twabanye, abantu twari turi kumwe mu kiganiro, umuntu duteze amatwi, Ubumuntu 7 TV, turabakunda cyane cyane, tubibutsa gukomeza gukora, ugakanda kuri subscribe, ugakanda kuri like, ukayamanuka hepfo muri komenti, ukagira igitekerezo uko byumva, icyo wumva ubutaha twazaganiraho. Buri gihe duhora twiteguye kubumva ndetse no kugirwa inama. Imana ibarinde. Ciao ciao.